kwibagirwa, kaguteye kwereka kubona yuko abakozi Imana bose ari abatubuzi, ari abateka mutwe. No, kuba waratuburiye sinjye wagutuburiye, birashoboka ko bagutuburiye ni nabyo, ariko ntabwo ngiye twahuriye Yesu. Izera Imana kandi wongere wiringe Imana. Imana iguhe umugisha. Tujye gusenga Imana, kora mbaraga z'Imana zikabasha guhindura. Solution mbaraga nje kukubwira sako Yosefu muri gereza. Imana ishimwe ko bendaga umugore w'umwami yamwifuje ko baryamana. Imana idufashe, Imana idufashe. Yosefu ngarangije arambwira ngo mereza iminsi 3, arambwira ngo iyo minsi 3 mbanza niherere n'Imana, nzaza nkubwira icyo Imana imbwiye. Cyangwa uyu munsi abahanuzi tugasubira ku gasoko, cyangwa uyu munsi abashumba bakongera gufata ibihe byo gusenga kwiyiriza Imana, bakiyiriza bakavuga ngo Imana dukeneye amakuru atariho ivumbi, dukeneye amakuru y'ukuri. Ariko biragoye. Tola seba ngoze madegene masiwedomo. Imana igitangira amakuru igihe. Imana ishimwe. Nirambwira ngo Yosefu akomeza ibihe byo gusenga, araza abwira umwami uko inzozi yazirose. Imana ishimwe. Mwuka w'Imana araza mu amakuru yuzuye. Imana imigisha gukomera, icyubahiro cy'Imana kikomeze kikugote. Reka wibutse ngo Imana igufiteho umugambi mwinshi. Ni Yubahwe TV, uri kumwe n'umukozi w'Imana Samson, cyangwa se umugaragu w'Imana. Unyita uko ushaka, ndatekereza ko Imana ikurinze wowe aho uherereye hose. Hanyuma reka wubwire ngo wowe uri mu Rwanda, Imana ikomeze guha umugisha. Iburasirazuba, iburengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, Imana ikomeze iguha umugisha mwinshi cyane aho uherereye hose. Kandi wibutse ko Kristo agufiteho umugambi. Reka nakira abantu baturanyi bacu b'u Rwanda, Abarundi, Abakongomani, Abatanzania ndetse n'Abagande ndetse n'abandi bose badukurikiranye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka wibutse ko ahangaha rero uri ni kuri Yubahwe TV. Reka mbwire ngo umugambi w'Imana kuri we ni muremure, kandi umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari. Nkubwire ngo Imana nuyubaha izagukorera ibitangaza kandi bikomeye cyane. Reka shimira umuntu waduhaye subscribe, niyongere nawe unyarukiye kuri channel yacu uyu munsi ukahagera, ugenda ukore subscribe. N'ibiganiro bitandukanye ariko cyane by'ijambo ry'Imana uzagenda wumva. Imana iguhe umugisha mwinshi. Tujye gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dutangire dusenga Imana. Uri Imana y'ukuri kandi uri Imana y'imbaraga, uri Imana itabara. Adobesi with my grame for being ujya wica imigambi yicakura Mwami Yesu kugira ngo imigambi yazo idasohora. Aka kanya gira icyo ukora kandi ugire icyo urema. Imana data wa twese uze ubane natwe. Tuzi ko gusenga ari ubuzima kandi ari imibereho. Mwami data wa twese rushaho kubana natwe. Cyubahiro cy'Imana kitugote, kwera kw'Imana kugaragare. Boneza drome mu izina rya Kristo Yesu, ubana natwe nyiringabo Imana. Icyubahiro ni cyawe Yesu, urakoze. Amen. Hanyuma tugiye kuvuga ineza y'Imana, tugiye kuvuga gukomera kw'Imana. Ese Imana yizera gute? Ese Imana irakora kuri wowe? Ese waba warayibonye? Ese waba warayizeye? Ahubwo dukeneye kumenya Imana uko bwije nuko bukeye, kugira ngo Imana ibashe kubana natwe mu bihe bisa nk'ibi, mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Reka nkubwire ngo niwigirire nabi, data aracyariho, data aracyakora, data yagutabara, amateka agahinduka. Ubuhamya bwawe wari urimo uyu munsi, ubuzima wari urimo bwakongera guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Reka mvuge ngo Imana ikomeze kugirire neza. Enedras Waidron Yesu yari bwiyizire, ariko ranumye ngo nze nkubwire ngo niwigirire nabi, data aragukunda, data arakubohora. Nubwo wabonaga ubuzima wari urimo butari bumeze neza, ariko mwibutse ngo ari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Cyangwa uyu munsi wa none ongera kwizera Imana, nutakaza umuhamagaro, nutakaza ijambo, ahubwo ukavuga kwera kw'Imana no gukora ko yaguhamagaye n'iy'ukuri, yaguhamagaye iragushaka. Uyu munsi wa none nibigutere kwibagirwa, ahubwo dosimene drome fatanye nanjye. Dawidi novuze ngo nibutse iminsi ya kera, nkuramburira amaboko. Wibuka aho Imana yagukuye, wibuka ubuzima wari urimo, wibuka ko ari Imana y'amahoro. Uyu munsi gwaye guhumeka, uwo mwuka uhumeka
utagura kuri utajya kuvomesha kuri sitasiyo, bigutere kumva ko ari Imana ikorana nawe, bigutere kumva ko ariyo Enedrome, ariyo Mana muri kugendana. Reka nkubwire Mana ishimwe, reka nkubwire ngo Imana iriho kandi Imana iracyakora. Reka nkubwire ngo dobere siregrere, ibyo Imana yakoze byagutera kongera kuyizera, kumva ko Imana iriho, kumva ko Imana ikora. Mana niba mu biti, Mana iba mu bantu, Mana iratabara, Mana irarengera. Reka nkubwire ngo bikomere wahuye nabyo ntibigutere kwibagirwa Imana, ngo uvuge ko Imana idakora, vuge ko Imana itariho. Mana iracyariho, Mana ihimbazwe. Nasomye Bibiliya irambwira ngo fatiro rw'Imana ruriho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Reka nkubwire ngo dobene siregra, nubwo abantu batakumenya, nubwo imiryango itakumenya, ariko Imana irakuzi, Imana igufiteho umugambi. Imana yagutabara mu kanya nk'ako guhumbya, amahanga akabimenya, igihugu kikabimenya. Rezo breme, Imana ihimbazwe. Utazi bw'Imana buze, mugambi w'Imana uze ku buzima bwawe. Imana igira icyo ikora, hindura ubuzima, hindura amateka, ikenyuruza abami nirangize gukenyeze. Cyama uyu munsi wa none kongera kwizera Imana, cyama uyu munsi wa none ukabona akacuderome, ukabona agacu k'ubutabazi. Cyama uyu munsi wa none Mana y'amagambo ntabwo tuyikeneye, dukeneye ivuga igakora. Niba Imana ivuga ko iguhaye ibiryo, wakire kurya. Niba ivuga ko iguhaye guheka, wakire guheka. Niba ivuga ko iguhaye ijambo ribone aho wariburiye. Imana ihimbazwe. Cyama ukabona Imana topi edayi, cyama Imana igakora ku buzima bwawe. Iyo umuntu atinze mu butayu arahagwa, mu butayu nta cyiza kihaba, mu butayu nta mazi abayo, mu butayu nta byo kurya bihaba. Imana igusore mu butayu mazemo igihe. Imana ihimbazwe. Abisirayeli batinze mu butayu, bagumamo igihe kirekire, barangije badahone migraine, barangije baguma mu butayu bizengurukamo imyaka bayibamo, babamo imyaka ibihumbi n'ibihumbi, myaka magana ngahe. Ariko nawe mu butayu urimo, Imana igusore muri ubwo buzima mazemo igihe, kandi Imana yagusoyemo abantu barabimenya. Bavuze ko ntacyo uzimarira, ariko nkubwira ngo data yakoze wabasha kumenegome, amateka yahinduka. Iyo Imana ihinduye ubuzima, bahindura amagambo bakavuga ngo burya ni Imana. Cyangwa uyu munsi wa none Imana ikagira ibintu irema. Haleluya. Gusenga bijya bikingura ijuru, gusenga ni intwaro umukristo akoresha yageze mu gihe cy'amakuba n'ibyago, ariko agakoresha intwaro yitwa gusenga. Gusenga bibasha gutungisha umuntu, gusenga bibasha gutuma umuntu yongera kugira ijambo, gusenga bituma umurozi wo gufasha ijambo akurwa mu nzira. Icyama uyu munsi ukizerana nanjye, dobi etayi siko demayi bego emayi. Kandi Imana irahari. Iyo rero Imana basenze, Imana iramanuka. Iyo rero Imana basenze, amakuru amenyerwa igihe kuko rero basenze. Icyama tukamenya Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe, kandi Imana iriho, kandi Imana irakura. Imana itanga ijambo, Imana itanga agaciro, Imana yubaka ingo. Imana ihimbazwe, ijya yomora igikomere mu mahirwe ya kabiri. Imana ijya ibasha kurema nobe etasi. Imana ihimbazwe, heko simerege. Imana idufashe. Ahari kurakwararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana yahindura ubuzima bwa, Imana yahindura amateka yawe. Imana yagukiza uburwayi maranye igihe, abaganga barakubwiye ko utazigera ukira, abaganga barakubwiye ko utazabyara. Imana ijya ibasha gukora ibyananiye abana baba. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ikora ibyo abantu bashoboye, ahubwo Imana ikora ibyananiye abantu. Ibyo abantu bananiwe nibyo Imana iza gukora, ibyo abantu bashoboye bakabikora. Imana idufashe kandi Imana iduhana umugisha. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nobeta someregro. Ntabwo ukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu umwe cyangwa babiri w'umumaro. Abo bose bahindura ubuzima bwawe. Nogema sodrimedre. Nibutse inkuru za Yesu ngo yageze ahantu hamwe ku Enedrome, ku murwayi wari umaze igihe kirekire kwibaraza, ngo ndetse ngo aha hantu kuri aya mabaraza hari abarwayi benshi. Ariko Enedrome birambwira ngo iyo amazi yihindurizaga, uwageragamo mbere ngo niwe wakiraga. Reka mwibutse ikintu gikomeye, ngo abo bantu ndetse bamwe bari bafite bene wabo.
yo Mana ishimwe. Birashoboka ko ufite mwene wanyu wakwirengagije, birashoboka ko ufite mwene wanyu wari uzi ko yakudeshayine, yakwishyura amashuri ngo wige urangize, ariko byaranze. Ariko data yo hageze ajya abasha gukoresha ikintu cyitwa itegeko. Iyo data yahageze ajya abasha guhindura ubuzima bw'umuntu. Iyo data yahageze abagutaye bakugarukaho. Iyo data, Imana ishimwe, Imana ihimba. Iyo data yahageze ajya abasha kugarura ibihe byaramaze kunyagwa mu bantu. Imana ihimba. Iyo abo bantu ibihe byari birimo bapfukamye bagasenga, imbaraga zirwanya abandi ntiwazibona, ahubwo babona imbaraga zubaka ibyari byarasenyutse. Imana iduhire. Elabore here master bed. Ngo nuko Yesu ahageze arabaza ngo ariko ubundi ushaka ko ngugirirana. Undi aramubwira ngo iyo amazi yihindurira nta muntu ngira wo kunjugunya muri ayo mazi. Yesu aramubwira ngo icyo ntago ari cyo nkeneye, ahubwo arambwira ngo ushaka ko ngugura. Arambwira ngo ndakwinginze, urashaka gukira cyangwa ntabyo ushaka? Aramubwira ngo ndashaka gukira. Arambwira ngo ndayikorera uburiri bwawe ugende. Ishamu uyu munsi wa none ukabwira icyo Iyededome, ukabwira Yesu icyo ushaka, utagize amagambo menshi, utagize guca ku ruhande, ukabwira Yesu ngo mwami Yesu ndarushe ndaremerewe nyine kuruhuka mu mutima. Imana ihimbazwe. Hayiwe Imana idufashe, Imana iduhire, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Muririmbyi ikora savuze ngo mu ijuru Imana iraterana. Hari igihe ijuru rijya riterana rikamanuka rikiga. Imana ishimwe. Jurerutse guterana ku mugabo witwa Yosefu. Yosefu yageze muri gereza, ariko Dobeshiredro amaze kugera muri gereza ntabwo Yosefu yaretse gusenga, yakomeze kwinginga Imana, yakomeze kwagura iyerekwa, akomeza kuba inshuti n'Imana. Cyangwa uyu munsi ukaba inshuti n'Imana, cyangwa ukaba inshuti na Yesu. Imana ishimwe. Ngo nuko onebasti with the bone seriwe dobe emeri. Ngo birangije Bibiri irambwira ngo Yosefu ageze muri gereza, ariko mbere yaho ngo umwami aza kurota. Amaze kurota, Imana igira abantu irotesha ku buzima bwawe. Ku kibazo maranye igihe Imana igira abantu irotesha. Haleluya. Imana igira abantu irotesha. Ngo nuko umwami Edesayinedro ararota inzozi, murazizi ntabwo tujya amateka cyane. Arota inka, arota amasaka, arota n'ibiki n'ibiki, ibinanutse n'iby'ubushye Enedro. Ariko ngo Dobe Etayi, ngo muri gereza ngo hatangwamo amakuru. Ngo umwami yamagaragara, ahamagara abapfumu, ahamagara akoriko, avuga ngo ndashaka umuntu usobanuriza inzozi. Hahigwamo umuntu n'umwe, habura umuntu n'umwe wasobanuriza inzozi. Ariko Enedra umwe muri barabwira ngo cyakora hari umugabo twigeze dufungwana, yavuze ibintu arahanura biraba, ajya amenya n'ibyanze kumenyekana, ngo ajya akoreshwa n'Imana. Ngo nuko aravuga ngo umuntu yitwa, avuga ngo yitwa Yosefu. Ngo nuko Yosefu ngo baramuzana, ngo arangije aramubwira ngo aramubwira ngo ko narosize wabasha kuzisobanura ko abapfumu bananiwe. N'igihe kijya kugera topi edastandoma regobe fainega, n'igihe kigeze imbaraga z'abaragi, imbaraga z'abapfumu, izo ntago ziruta imbaraga z'Imana yabasha gukora, yabasha kurengera abantu bayo. Imana ishimwe. Rezo enetasi maidra. Hari igihe imbaraga z'amafaranga zijya zinanirwa, hari igihe imbaraga z'imiryango zinangira, hari igihe imbaraga z'amashuri biza zijya zirangira gukora, imbaraga z'Imana zikabasha guhindura. Izo mbaraga nje kukubwira zako Yosefu muri gereza. Imana ishimwe ko bendaga umugore w'umwami yamwifuje ko baryamana. Yo Imana idufashe, Imana idufashe. Yosefu ngarangije arambwira ngo mereza iminsi 3. Arambwira ngo iyo minsi 3 mbanze niherere n'Imana, nzaza nkubwira icyo Imana imbwiye. Cyangwa uyu munsi abahanuzi tugasubira ku gasoko, cyangwa uyu munsi abashumba bakongera gufata ibihe byo gusenga kwiyiriza Imana, bakiyiriza bakavuga ngo Imana dukeneye amakuru atariho ivumbi, dukeneye amakuru y'ukuri. Ariko biragoye. Tola seba ngoze madegene masiwedomo. Imana igitangira amakuru igihe. Imana ishimwe. Nirambwira ngo Yosefu akomeza ibihe byo gusenga, araza abwira umwami uko inzozi yazirose. Imana ishimwe. Mwuka w'Imana araza mu amakuru yuzuye. Mwuka w'Imana araza, Yosefu arangije. Imana ihimbazwe. Ngo nuko Bibiri irambwira ngo Yosefu amaze kubwirwa aya makuru, ndaraza yatangariza umwami. Umwami ngaramubwira ngo Yosefu we, nukuri ibyo uvuze nukarambwira ngo nende twabigira dute, twabigenza gute Yosefu? Aramubwira ngo nabyo nzi, ntago mbiza, ariko dore mukoze gutya na gutya na gutya, inzara igiye gutera ntago yazagera muri iki gihugu. Ariko mwibuka ko Yosefu kugira ngo ahabwe amakuru arinde ubwo aza
aza muri uriya rugo umugore mwamifuza kuryamana. Yozefu yaciye mu buzima bukomeye, bene se baramurwanya, barakuvuza uhita uva muri korari, barakurwanyije umurimo urarambika. Mubwire ngo mu Mana, Imana ihimbazwe. Nubwo dobe etasi abarwanyiza Yozefu bavindimwe, wowe tudafite icyo dupfana wabura gute kundwanya? Yozefu baramurwanya ariko akomeza gusenga Imana. Baravuga ngo Yozefu nta kindi twamukorera, tugiye kumugurisha muri Egiputa. Yozefu ngo baramushaka, ngo baramufata baramujyana, ngo barangije kumujyana ngo bajya kumugurisha. Ngo nuko Yozefu bamuteze nuko Yozefu aza gufatwa n'umwe mu bibwami ukomeye. Bamaze kumugezayo nawe baramugurisha, bamujyana muri Egiputa, baramujyana. Bamaze kumugurisha Yozefu biza kuba ngombwa ko Rezo Breme Shinega aza kujya kuba ibwami. Birangira umugore umwami ivuze ko baryamana, bamaze kwifuza ko baryamana, ngombwa ko musunikira gereza bimuhesha icyubahiro cyo kuzajya kuba ibwami. Ntabwo umugambi w'Imana ku muntu, iyo uri kumwe n'umugambi w'Imana, birashoboka ko na gereza wayijyamo, birashoboka ko na gereza wayijyamo, birashoboka ko n'inkoni wazikubitwa, birashoboka ko n'inshuti zakuvaho, birashoboka ko namva ibintu byose hari igihe bijya Imana ijya yemera ko bikugeraho. Ariko Yozefu arangije akomeza imbere y'Imana. Ni inkuru ndende za Yozefu tuzagaruka tuzivugeho, ariko reka nkubwire ngo Yesu aragukunda. Ikeneye kubona Imana bitandukanye nuko wayibonye, ukeneye kubona Imana bitandukanye. Imana ihimbazwe. Rezo adra simaidro. Kuba Yozefu arageze ibwami ntabwo byamuteye kwibagirwa, ariko se niki kiguteye kwibagirwa? Imana igutabaje mu gitondo nakavungukira kumugisha, kaguteye kwibagirwa, kaguteye kwereka kubona yuko abakozi Imana bose arabatubuze, arabateka mutwe. No, kuba aratubure singi wagutuburiye, birashoboka ko bagutubure ni nabyo, ariko ntabwo ngiye twahuriye Yesu. Izera Imana kandi wongere wiringe Imana. Imana iguhe umugisha. Tujye gusenga Imana. Imana ikugirire neza. Uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana irengera abantu bawe. Kakanya turasenze abarushye n'abaremerewe, imfubyi n'abapfakazi, mwami bagire neza, batakaje ijambo, ongera ugarure ijambo mu mitima y'abantu. Ongera ugarure ibihe mu izina rya Yesu. Uri Imana ikora, uri Imana itabara, urarengera, uratabara, urazura, ubeshaho ibitariho bikabaho. Gira ikintu ukora murengezi. Bana natwe icyoro nikuze by'Imana mwiza. Amen, amen.